Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku buryo umuntu ashobora kongera ibiro bye mu kwezi kumwe atarya byinshi cyangwa se ngo abyibuhe nabi. Kwa kundi umuntu usanga yarabyibushye inda gusa, inda yarabyibushye ikaza imbere ari ibinure birimo gusa. Hari rero abantu benshi bafite ikibazo cyo kuba barananutse cyane cyangwa se bagahora bumva bananiwe cyangwa se bagira isoni kubera uko basa. Niba rero nawe uri muri bo cyangwa se uri mu bo byagizeho ingaruka, iyi video ni ingenzi kuri we cyangwa ni igisubizo kuri wowe. Gusa ndakwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel Dr Gasangwa Patrick. Ariko ndibaza iyi video hari abantu benshi baba bayikeneye batabasha kwibona, isangiza abandi cyangwa se bayisangiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Facebook, WhatsApp n'izindi. Dore rero menya impamvu utabyibuha. Mbere yo gushaka uko wabyibuha, banza umenye impamvu utabasha kongera ibiro. Ese waba ufite metabolisme iri hejuru cyane, uvuga ngo umubiri ukora cyane? Ese waba urya gake cyangwa se udafata indyo yuzuye? Ese waba urwaye indwara zitandukanye nk'igituntu cyangwa se infection zitagaragara? Ese waba udasinzira bihagije? Ese waba wigunga cyane cyangwa ufite stress cyangwa ufite agahinda gakabije? Bigaragara byose rero bikwiye gusuzumwa n'umuganga mbere yuko utangira gahunda yo kongera ibiro. Ariko mbere yo kongera ibiro ukwiye kubanza kumenya impamvu utagira ibiro wawifuza cyangwa se utabyibuha nk'uko ubyifuza. Fata rero indyo yuzuye igengwa neza kugira ngo rero buriya wiyongere ibiro mu kwezi. Icyo ukeneye ni iki? Ukeneye kurya inshuro ziri hagati y'eshanu n'esheshatu ku munsi, harimo na za snacks. Ntabwo ngo umare 6 cyangwa se urye 6 ku munsi urya isahani yuzuye inshuro 6, ntabwo wabishobora. Ahubwo ndavuga kurya 6 ariko ushyiremo na za snacks. Hitamo rero ibiryo bikize kuri calories ariko bifite intungamubiri. Dore ibiribwa bikungahaye kuri protein: hari amagi, ibishyimbo, inkoko, amata. Ibiryo bifite amavuta meza ukwiye gukoresha: avoka, amavuta ya elayo. Hari ibiryo by'amavuta ariko bitica ubuzima, kandi ntibibe fast food gusa. Urugero rwa menu y'umunsi ugomba kurya: ifunguro rya mu gitondo, igikoma gishyushye, igi na avoka. Ibintu bitatu ndibaza wabasha kwibona. Ifunguro rya saa sita: umuceri, ibishyimbo, salade n'umutobe runaka. Ifunguro rya nimugoroba ni ifunguro ririmo inyama cyangwa amagi, igikoma cyangwa se isupu. Snacks: ubunyobwa, imbuto nk'imineke, umutobe na za yawurute. Ibi bintu biroroshye wabikora kandi nawe ukagira ibiro wifuza mu gihe gito cyane. Rero icyo usabwa wicika intege. Ndasubiramo: ifunguro rya mu gitondo, fata igikoma gishyushye, ushyireho igi, ushyireho na kavoka. Ifunguro rya saa sita, ushyiraho umuceri, ibishyimbo, salade n'umutobe. Nimugoroba fata ifunguro ririmo inyama cyangwa amagi, igikoma cyangwa se isupu. Snacks: ubunyobwa, imbuto nk'imineke, za yawurute n'imitobe itandukanye. Shyiramo siporo ntoya ituma urema imikaya, muscle. Kubyibuha neza si uguterura ibintu bikomeye gusa, ahubwo gukora siporo yoroheje nka kwifashisha siporo yoroheje ni ingenzi cyane. Gukora squats, push up n'imyitozo yo kongera amaso bituma ibiro ubonye biba maso, si ibinure gusa. Inama: siporo y'iminota 20 kujya kuri 30 buri munsi irahagije. Ikindi, nywa amata, ji n'indyo zikomeye. Inzoga ntabwo ari ngombwa rwose, ahubwo nywa ji ya karoti n'indimu, umutobe w'imyembe cyangwa se avoka. Amata akungahaye kuri za proteine, simufu zifite ubuki n'amata, kandi bimwe ku ifunguro cyangwa hagati yaryo kugira ngo wongere kalori ufata. Ikindi, gira schedule ihoraho yo kurya no kuruhuka. Kurya saa 12 rimwe buri munsi ntibihagije. Fata amasaha ahoraho yo kurya. Kuryama kare no gusinzira amasaha hagati ya 7 n'9 bituma umubiri ukora neza. Muri ibyo amasaha umubiri ubonera igihe cyo kubika ibinure no kongera za muscle. Uko gutekereza ku bwiza bwawe bifasha. Abantu benshi bararananuka kubera stress, depression cyangwa se kuba bababajwe. Ongera ukwizera ko uzabasha kongera ibiro. Si bigira icyizere kuko ugomba kurya wishimye. N'uryo uhangayitse ntabwo ibiro biziyongera. Itondera avuga ngo uratubayeho cyangwa se nturi uwo kurya. Shyira imbere ubuzima bwawe.
utuntu dukomeye rero dushobora kukubangamira cyangwa se tukaba twakunganira. Hari ibintu bimwe wakwifashisha mu rugendo rwawe rwo kongera ibiro. Icya mbere, amavuta ya elayo mu biryo ni ingenzi. Umunyu muke ariko urimo iyode ni mwiza. Guteka ibiryo bikungahaye kuri zinc, magnesium na feri ni ingenzi. Feri nibyo bita icyuma. Ibinyobwa byongera apeti nka fenugreek tea cyangwa se milkshake zifite na nut butter ni ingenzi. Ariko ibikoresho byose ntibigomba kuza mu icupa. Komeza ku by'umwimerere. Ibintu by'umwimerere nibyo by'ingenzi. Rero dusoza, ushaka kongera ibiro mu kwezi kumwe niba urya neza, usinzira bihagije, ugira gahunda y'ifunguro ndetse ugakora na siporo yoroheje kandi ukizera ko bishoboka. Ntiwihutishe ibintu, koresha uburyo bwizewe budahungabanya umubiri. Niba rero ino video yagufashije, kanda like, subscribe, sangiza n'abandi bantu bananutse cyangwa se bashaka kongera ibiro. Tuzabona rero muri video zitaha zivuga ku biribwa byongera imisemburo ya testosterone mu bagabo cyangwa se uburyo bwo kongera amabuno mu buryo bw'umwimerere. Murakoze rero cyane, mwari kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Kanda subscribe dukomeze twungurane ubumenyi. Mbifurije ubuzima bwize buzira umuze. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick. Aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku buryo umuntu ashobora kongera ibiro bye mu kwezi kumwe atarya byinshi cyangwa se ngo abyibuhe nabi. Kwa kundi umuntu usanga yarabyibushye inda gusa, inda yarabyibushye ikaza imbere ari ibinure birimo gusa.